ubuzima bwanjye mureke izina ryanyu. Ntabwo naje hano gukina namwe, ntabwo naje gukina namwe, ntabwo naje gukina nawe wowe. Singakubwira nabi, turanahurira no muri sene byiwe ngo twahure muri sene. Wenda ngo nayikubwiriyemo nabi. Yewe n'Imana ishimwe, nta nubwo nyine no muri mayihati numvise ngo namwahuriye muri mayihati. Uhera uyu munsi nubyuka tangira usenge. Ni ukuri mwiyambaza Imana pe, kuko mutangiye gutandukira. Kandi iyo watangiye gutandukira urupfu muba mwatangiye kuba inshuti. Nakweri base ibi bintu uri kubikorera iki? Ese uri kubikora kugira ngo bigende bite? Uri kubikora kugira ngo usubire inyuma? Nawe bubu urwana n'iki kweri? Urwana n'iki? Basi niba mwarasubiranye, niba mukundana, ibi bintu byose uri kubifata ukabihindura zero. Baravuze ngo bari baguhakinzere ikiganiro wavuze no kunuka. Agutwaye iki mwana? Agutwaye iki? Iyo nakoze iki? Ukajya mu kiganiro kweri karenga ukananuka, nta kuvuga nabi mwana. Nta gufasha wanyetse ngo mukwime. Nanjye ntabwo ndagusaba ngo mukwime. Jye gupfanana nari nzi kuri cerebro. Aisha mwana wanjye, sidukorana. Hari umunsi n'umwe wa mukobwa we n'umwe nari bwagutuke. WhatsApp my people, nongeye kubasuhuza bakunzi bacu ba Fraterine Old Speech. Umunsi tugiye kwivugira ku muntu w'icyamamare wacu, ku muntu udusetsa, ku muntu dukunda cyane, tunamwihanganisha ariko tumubwira ati pole kubwo kubura umukunzi we cyangwa se gutandukana n'umukunzi we ari we Nana. Tunamugira inama ariko nk'abafana. Kuri njyewe hari ibintu byinshi nkomeje kubona bigenda bicicikana, ariko nkatwe nk'abafana, ubu ni ubutumwa tugeneye Mitsutsu, inshuti yacu dukunda cyane, n'umuntu udusetsa cyane kandi turamwishimira pe. Ubu butumwa bumugereho. Mitsutsu wacu rero afite ibibazo bikomeye cyane, ariko ari kumuvugiraho ibintu byinshi kuri social media, nawe kavuga kuri social media yuko ababaye. Ibintu bitari byiza cyane. Kandi buriya mu by'ukuri bibaho mu rukundo, bibaho. wakundanaga n'umuntu mukaba mwashwana ndetse mukanashwana na nabi, mugatangira mukanatukana, mukanatongana, ku buryo umwe ajya gukora ibiganiro akabwira undi nabi. Ibyo bintu si byo. Kuri Mitsutsu wacu rero tangira tukubwira ati ibyo bintu bireke, bivemo. Abo bakobwa bareke, ukomereza akazi kawe c'abahenge, ikomereza akazi kawe nk'uko bisanzwe. Ibyo bavuga bazavuge. Erega Mitsutsu, Nana kuba mwarakundanaga ariko mukaba mwaratandukanye, urangira akantu njya nkunda kwivugira ati u Rwanda rwose rufite abakobwa beza, ibyana byiza birenze. Wana Mitsutsu ntabwo wabura icyana cyiza kinarenze Nana wakunda. Hariho abana benshi, hariho abakobwa beza benshi, ukorana yaba muri iyo industry yanyu ya sinema, harimo abakobwa benshi beza, harimo abantu benshi bagupenda. Si ngombwa ngo ugomeze witakarize igihe cyawe uta ku bantu. Nta mpamvu yo gute igihe cyawe usakuza kuri abo banana bagutesha umutwe batuma. Erega Mitsutsu turagukunda cyane, ntabwo tuba dukunda kubona wababaye. Mitsutsu uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, uradusetsa dufite ibibazo, dufite agahinda, tugaseka tukishima. Sinzi impamvu rero wakomeza guta igihe cyawe kuri abo banana. Twebwe nk'umufana wawe n'abafana bawe turagushishikariza gukora
ukora cyane ukabirengagiza, yaba uwo Bobo umutwaye yamutwara pe nibyo, ariko ndagusezeranya yuko nawe bishobora kuzamugendekera nk'uko byakugendekeye. Erega ntabwo twese turi intungane. Hari aho nawe wavuze ati ko ushobora kuba nawe hari amakosa wagize, ariko nta muntu udakosa. Nta muntu udakosa, amakosa abaho kandi ngo wasabye n'imbabazi, uvuga ko wasabye n'imbabazi mu kiganiro wakoze nakibonye, kuko mbona ndagukurikirana cyane kuri channel yawe yitwa Mitutu na Nana, ndagukurikirana cyane, ibintu byawe byose wavuze nabyumvise kandi nabibonye ko wamusabye n'imbabazi. Ubundi mu rukundo habamo ibintu cyitwa kwihanganirana. Kwihanganirana aba ari ngombwa mu buzima. Kwihanganirana ni ikintu cyiza mu rukundo, kandi harimo abantu harimo abantu bakoserezanya binakomeye, wenda biruta nuko mwe mwakoseranyije wenda hari n'icyabaye, kandi bagasabana imbabazi bigakomeza, urukundo rwanyu rugakomeza. Ntabwo ari ubundi njyewe uko mbibona pe, byihorere, bishyire ku ruhande, ushyire outside ku ruhande, ukomeze inzira zawe nziza z'imbere, kuko ibyo birakwicira igihe bro, birakwicira umwanya wawe. Sinagushishikariza rero kugomya kubyitaho cyane. Harimo abantu benshi bagukunda nk'uko nawe wabivuze, harimo abakobwa beza, Imana izagushumbusha nk'uko wabivuze, Imana izagushumbusha ubone undi mwiza kandi unarutanana. Sinzi rero impamvu wakomya guta umwanya wawe kuri Nana, kandi harimo abakobwa benshi pe bagukunda, kandi nawe urababona ko harimo abandi bakobwa beza banarutana uwo Nana. Nana niba agiye mureka agende, uwo Bobo umutwaye mureke bagumane. Wenda situbifurije kuba wenda nabo bashwana bagatana, ariko nta hantu hataba amakosa. Ubu icyo nabonye cyo Mitsutsu, ibintu bya hano muri industry ya sinema ni ibintu bigenda byisubiramo. Ejo ni wowe, ejo ni Bobo, ejo ni Nana, uje n'undi, ejo ni njye, kandi ubundi wowe uravaho n'undi azakurikiraho, wowe uveho undi akurikireho. Bivuze ko rero ibi byawe na Nana bizarangira, akurikireho ibya Nana noneho na Bobo nawe birangire, akurikireho ibya Nana n'undi muntu cyangwa se n'abandi. Ntabwo ari ngombwa gukomeza kubyitaho. Wowe ukora cyane, ufite channel ukunda Mitutu comedy, turagukunda, uradusetsa. Ikindi kandi nabo ngo na Aisha nawe ubijemo, ariko biza mwate, umuntu ni inshuti yawe murakorana nk'uko wabivuze, ni mabuja wawe. Icyo wamwubahiye mu kiganiro wakoze nuko ari mabuja wawe, anaguhemba mwakoranye Mama Bebe na Papa Bebe. Iyo ni projet ya Aisha. Aho ngaho rero muri iyo projet aba ari mabuja wawe, nk'uko ugomba kumwubaha. Nawe rega wamukenera akaza gukina nawe muri projet yawe. Ntabwo bivuze ko mugomba gushwana. Nuza Mitutu nawe, Mitutu wambwiye yuko wavuze yuko ikiganiro watambukije, wavuze yuko Aisha umufata nka mabuja wawe, umwubaha kuko araguhemba, kandi n'amafaranga uguhemba yakugirira akamaro. Nawe rero yaje mu bintu byawe na Nana ati, ubundi ibintu by'urukundo kubyivangamo nta nubwo aba ari sawa. Ngomba kukureka mugakemura ibyanyu byanakwanga, ntaze mugose niba mutangiye gushwana kandi mufitanye projet ya Mama Bebe na Papa Bebe, ubwo ngubwo se ibyo ngibyo byabicira ibintu byinshi cyane. Ntabwo iyo projet yaba igikomeje, ntabwo yaba igikomeje mushwanya, kumva ko amafaranga ari wowe wabuhombye, ari na Aisha yabahombye. Bivuze ko rero ibyo bintu mubireka, mubyirengagize. Niba hari n'uburyo mwakwiyungamo, mwiyunga. Niyo mwakwiyunga ntimunasubirane, ariko mukiyunga. Kwiyunga ubundi nicyo kintu cya mbere.
undi muntu wavuze ubundi Bobo nawe tumugarukeho. Bobo nawe kuba yaba yatwaye Nana ntabwo ari igikuba cyacitse. Kuba yakuvaho akagisanga Nana ntabwo ari igikuba cyacitse. Kimwe n'uko ashobora kuzava no kwa Bobo akajya ahandi agasanga n'undi muntu. Nawe rero igihe cye kizagera, situbimwifurije, azagumane igihe kirekire kiruta n'icyawe. Ako Mitsutsu byihorere mani, byihorere nk'umuntu w'iniga yacu. Ntago twakwifuriza kuguma muri ibyo bintu bidafite cumi na kabiri. N'undi ibintu by'urukundo birasenya mani, Mitsutsu birasenya kabisa. Ikindi nk'uko wavuze ko Soroba ari inshuti yawe, ariko ukaba utabishyizeho hagati ko Soroba wenda yaba birimo neza. Wavuze yuko ibyo utarabimenya neza, ariko nabwo icyo nk'umufana wawe n'abafana bawe twakubwira nuko utabyitaho cyane. Wenda niba nawe hari uduhuha wumvishe kuri we, wadushyira ku ruhande cyangwa se ugaperereza neza ukumva ko amakuru uyafite neza ariyo ya nyayo, ukayabika ku mutima wawe, ukabimenya, ukavuga ati mfite inshuti izi n'izi bimeze gutya na gutya, ukigira ku ruhande ukabyihorera, ugakomeza ibyawe, ugakora poroje zawe. Kimwe n'uko muri za Mitsutsu comedy njya mbona ubundi Mitsutsu birababaje pe, kubura umukunzi ubundi ni ikintu kibabaza cya mbere. Nta muntu udakunda kuri iyi si. Kubura umukunzi ni ibintu bibabaza cyane. Nk'ubu ngubu uri mu mitsi ya mbere yo kuba wihigiwe, yo kuba utandukanye na Nana. Bivuze ko rero uracyababaye, noneho bakagira no kugukina ku mubyimba. Ngo ikintu cyambabaje noneho ni ukuntu ibiganiro wagiye ukorana na Nana. Hari ikiganiro wakoreye kuri 3D TV Rwanda, icyo gihe yari isabukuru ya Nana. Mwakoze ikiganiro Nana avuga yuko mukundana, mumaranye imyaka 3 mukundana, ariko natunguwe na voice note wagiye ukoresha ku kiganiro cyawe uvuga uti ivuga iti gati Nana avuga ko biriya ari ukuba baramuhakinze bakamushyira ku kiganiro atari ahari. Ibyo nabyo rwose byambabaje pe, kandi ikiganiro ibyo birashoboka wese wakwivugisha, ariko yari kuvuga ko bamushyize ku kiganiro adahari ngo bamuhakinze. Aya uriya ni ubujiji, ni ukukujijisha ngo ntabwo mugeze mukundana, ngo we mane birababaje. Abivuga nk'aho ari burage akabikinisha, kandi ari ibintu bibabaje bifite bisobanutse. Mitsutsu turakwihanganisha nk'abafana bawe, ariko komera kigabo, ibintu bivemo, ukomereze poroje zawe, jya ku ruhande, bireke amagambo, bareke bavuge uko bashaka. Ndabizi neza ko uzabivamo neza kandi uzabivamo kigabo. Uri umuntu dukunda cyane, nta kibi twakwifuriza. Mitsutsu abafana bawe turagukunda cyane pe, kandi nabo bari kuza bakuvangira, bari kukuvanga mu rukundo, bagashaka kukuvanga mu mutwe, bareke. Nabo twabafanaga kuko mwakinanaga, wabashyiraga muri poroje zawe rimwe na rimwe, cyangwa se n'ahandi hantu mwahuriraga, kuko kwa Big Mind, kwa Kiramani nakundaga kuhahurira nyine akenshi muri za behind the scene. Twabonaga, nakundaga kuba muri kumwe na ba Bobo n'abandi.
ubwo rero abo bareke niba banabatumira kujya gukina ahantu hamwe ubareke bajye mu byabo, mukore akazi mwitahire, ariko bitavuze ko habonetse n'uburyo mwakwiyunga bigakunda tu, aho ngaho nta birenze, ariko igihe bitanakunze wabareka bagakora ibyabo nawe ugakora ibyawe, icyambere cyo nuko uri hejuru tukwemera, ufite abafana bagukunda, ntabwo umuntu umwe kuba yakwanze byatuma n'igihugu cyose kikwanga. Hari ahantu wavuze yuko ngo ari kukwangisha abafana, ngo ari kugira ngo agusubize hasi, ni Imana se? Ntacyo yakora ngo agusubize hasi, nta n'icyo yakora ngo abafana bawe tukwange. Turagukunda cyane Mitsutsu, uri umuntu wacu, ntiduteze kukwanga kandi tuzagukunda tunarusheho, tunakupe. Nta muntu utagira abanzi kandi akenshi umuntu agira abanzi be aba ari abantu bamwegereye. Bivuze ko rero wowe bihorere, jya ku ruhande rwabo, va ku ruhande rwabo, wikorere ibintu byawe. Ndizera ko kandi ibintu bizagenda neza, tugakomeza tugakorana, ukatwihera ibyishimo, ukaduha video nziza, tugakomeza tukagushyigikira. Thank you so much Mitsutsu, ubutumwa bwari ubwawe, bugenewe wowe, ni ubw'abafana bawe, kandi turagukomeje tunakwihanganishije kubw'ikibazo cy'urukundo rwawe wagiranye na Nana. Turagukunda cyane abafana bawe.